Yesu nashimwe bavandimwe bakundwa bashuti b'umusaraba wa Yesu Kristo, amahoro y'umucunguzi wacu Yesu Kristo nabane natwe. Nukuri muri Yesu Kristo niho hari amahoro. Waba ufite ibintu byose byo mw'isi, ufite amazu, ufite imodoka, ufite amafaranga menshi cyane, ufite umutware, ufite abana, ariko udafite amahoro ya Yesu Kristo, ibyo bintu bikaba ari ubusharirire kuri we. Nukuri twebwe twabonye yano mahoro, reka dushimire Imana, tumuhimbaze ku buntu bwe kandi ku rukundo rwe yaduhuje kuri rubuga rw'amasengesho y'iminsi 21 n'umugisha. Reka dushimire pasiteri wacu Patrick Kamanzi wumviye ijwi ry'umwami wacu Yesu Kristo akamwumvira. Ntabwo yabaye nga Yona Imana yaramuvugishije ngo genda ubwira abana ba Nineveve ijambo ryanjye, yaranze, ntabwo yumviye. Tuzi neza ibyamubayeho, ariko twebwe turashimira Uwiteka ko pasiteri wacu Patrick Kamanzi yumviye ijwi ry'Imana, akora uko Imana yamutegetse, kandi nawe arabikora. Nawe abishize mu bikorwa, Imana iramufasha, iraza ifata uduce n'uduce iraduhuza kugira ngo tube umubiri wa Kristo. Haleluya. Njewe nawe rero kuri urubuga twabonye umugisha udasanzwe. Yewe urukundo Imana yatweretse ntabwo twawandika, nda nubwo twawuvugaho ngo tubirangize, ariko turashimira Uwiteka uko yatugize abavandimwe mu rukundo rwe, uko yatubunze, aratubumba, aratugota mu rukundo rwe, atugira umubiri we wo kumuhamya kugeza kupfa. Nguko muri tereme yacu y'amasengesho ngo duhamye Kristo kugeza gupfa, duhamye Kristo no mu rupfu. Nuko rero turaje kumuhamya rero kuri urubuga rwacu, uko yadutoranyije kuba abasirikari ba Yesu Kristo, kuba abasirikari bakunzwe na Yesu Kristo. Ndabishimira Uwiteka uko yangize umusirikari nyakuri. Haleluya. Ngewe rero amazina yanjye nitwa Zawadi, ndi umudamu, ndubatse, mfite umutware umwe, ngaba mfite abana 5. Yesu yangiririye neza muri byose, byo yangiriye byiza, ngo kubona abana, ngo kubona umugabo, ibyo yangoreye ni byiza, ariko ikiruta muri byose nuko yambaye agakiza kandi akambabarira, kandi akambindurira izina nshasha ryo kwitwa umwana w'Imana. Haleluya. Ni ikintu cy'agaciro kuri nje, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Bene data, ndabashuje kandi mbakunda nguko nabibabwiye mu masengesho yacu twari turimo, masengesho ya sasita, k'Umwuka Wera wambase kubasangiza umutsima w'ubugingo, kubasangiza amazi y'ubugingo. Yesu Kristo yaduhuje hano ngo kugira ngo duhahe ibiryo bikwiriye, kugira ngo nitugera wa munsi wo kugotwa tuzaba dufite ibiryo bihagije. Yaduhaye ino groupe kugira ngo tuzavoma amazi yakwiriye, kugira ngo umunsi wo kugotwa tuzaba dufite amazi yahagije. Kandi ibiryo bikwiriye ni ijambo ry'Imana, ni wo mutsima w'ubugingo. Kandi amazi yakwiriye ni yandi amaraso ya Yesu Kristo yamenye ku musaraba, kugira ngo ufite imyota yose azaza avome anywe, kandi azanywe amazi yamara inyota. Yesu naduha umugisha. Nguko nabivuze, Yesu Kristo ni umwarimu, twebwe turi abanyeshuri, turi mu ishuri. Yadusize ku ishuri kugira ngo twige ibizadufasha ejo, kandi atwongere ubwenge bwo kumenya, kugira ngo umunsi uzaba ukomeye tuzagira ubwenge nguko yatwigishije. Rero kwaya masaha ndimubone ngo ni Zawadi uri imbere yawe, hubwo murebe Yesu Kristo, kubera niwe ufite ijambo nguko yabivuze. Mbere na mbere hari ijambo, kandi iryo jambo ni Imana. Haleluya. Nguko yakunze abantu bo mu isi,
ituma itanga umwana we w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese ndarimbuke ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Mwene data, ni ikintu cy'igiciro cyane kubona uhawe ubwo bugingo buhoraho. Yesu aduhana umugisha. Tugiye kwiga rero, Yesu agiye kutwigisha uburyo twebwe ababyeyi dushobora natwe gukundisha abana bacu Yesu Kristo kugera mu gupfa. Haleluya. Kubera twaje guhaha, turahaha duhahira abana bacu, ibyo twahashe rero nibyo tuzaha natwe abana bacu, ibyo twavomye nibyo tuzaha abana bacu. Yesu ashaka ko natwe tugira ingo zizahamya Yesu Kristo kugeza gupfa. Haleluya. Bene data, Yesu ashaka kutwigisha, ijambo ry'umutwe wacu riravuze ngo abana bafashe uburozi babuha ababyeyi babo kugira ngo bapfe. Ariko ijambo rindi raza riravuga ngo abo bana ahubwo ntabwo ari abana bafashe uburozi, ahubwo ni ababyeyi bafashe uburozi babuha abana barabica. Haleluya. Mu buryo bwa make ni ukuvuga ingeso. Twebwe ababyeyi twigishije abana bacu ingeso mbi kugeza igihe batuzaniye uburwayi muri twe, kandi ari twebwe twabitangiye. Haleluya. Icya mbere ngiye kuvuga ku buryo bwa kera. Kera abadutangiriye bari bameze neza, kubera kera bari badafite ibintu byinshi cyane. Kera bari abantu bafite ubwenge budasanzwe, ubwenge bwinshi cyane, kubera kera abadutanguriye ntabwo bari bafite ibintu nk'amatelefone, ntabwo bari bafite kompiyuta, ntabwo bari bafite amakayi, ntabwo bari bafite amakaramu akwiriye, ariko bari bazima mu mutwe wabo. Byose byo bari bafite bari banyuze. Generasiyo ya kera na generasiyo y'ubu biratandukanye, kandi generasiyo yo muri Afurika na generasiyo yo muri Europe nabyo biratandukanye. Tugiye kubyiga turebe ukuntu twagoswe, nguko Satani yabyemeje umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ngo nzabagota uburyo, nzabagota ubumoso, nzabagota imbere, nzabagota inyuma. Ni ukuri yarabikoze. Turaza kureba cyane cyane imirerere yo mu bihugu byo hanze. Cyane cyane ngewe ndaza kuvuga ku bihugu byo hanze, ngo muri Europe, muri Amerika, muri Australia, muri Aziya, ahantu hose hanze yo muri Afurika. Uraza kureba ko hari itandukano y'uburezi bwo muri Afurika n'uburezi bwo muri Europe. Abana bo muri Afurika bafite ikinyabupfura, abana bo muri Afurika baranyurwa n'ibyo bafite, abana bo muri Afurika bafite ubwenge, abana bo muri Afurika imyambarire yabo ni myiza, abana bo muri Afurika barumvira ababyeyi babo. Ariko bano bacu bo muri Europe baratandukanye, kandi ngiye kubabwira icyabatandukanye. Icyabatandukanye rero ni ukubona hano hanze, twageze mu bihugu byo hanze bafite imibereho itandukanye, kandi bafite amabwiriza atandukanye. Twaje gusanga ko abantu ba hano batandukanye no muri Afurika, kubera bo haba hari ibintu byo baba barize twebwe tutazi. Ingero, icya mbere, hano leta ifite umugambi munini ku mwana w'umuntu kuruta umubyeyi. Leta ifite umugambi munini kuruta umubyeyi. Ngo gute se? Hano leta nga 100% 80% ni ya leta, 20% ni y'umubyeyi. Ugasanga rero ni ibintu bifite inzira ndende. Umuntu ufite 80% na 20%, ninde ufite igikundiro kinini kuruta uwundi? Ni wa wundi of course ufite 80%.
twarebye neza ko abana ba hano baba leta ibafite umunsi ku wundi, amasaha ku yandi, kandi ibyo babigisha ni ibintu bitandukanye n'ibyo twebwe twize kuva muri Afurika. Haleluya. Leta hano ibatoza ibintu bibi, ariko bakababwira ko ari byiza. kubera iki babatoza? Icya mbere, barabatoza bababwira ngo iyo mama wawe cyangwa papa wawe yakuvugishije ijwi ndende abagutoteza, cyangwa iyo wakoze ikintu kibi ababyeyi bawe bakaguhana bakagukubita, baba bagutoteje. Rero babigishije uburyo bashobora gufashwa, nk'uko babivuga bo bavuga ngo ni ugufasha abana, ariko ndaco gufasha kirimo. Barababwira ngo iyo ubonye mama wawe avuga ijwi rirerire cyangwa akagukubita cyangwa akaguhana, wewe uzakure polisi, twebwe tuzaza tugufate, tugufashe, tuguhe umuryango ushobora kukurera. Bene data, twaragoswe kubera hari ibigo bitandukanye usanga abana bacu y'umubyeyi ikintu nawe akacyumbamo, babinjijemo ibyo bintu, babyinjiramo neza cyane ku buryo udashobora kuvufasha abana, ariko ndaco gufasha kirimo. Barababwira ngo iyo ubonye mama wawe avuga ijwi rirerire cyangwa akagukubita cyangwa akaguhana, wewe uzakure polisi, twebwe tuzaza tugufate, tugufashe, tuguhe umuryango ushobora kukurera. Bene data, twaragoswe kubera hari ibigo bitandukanye usanga abana bacu y'umubyeyi ikintu nawe akacyumbamo, babinjijemo ibyo bintu, babyinjiramo neza cyane ku buryo udashobora kuvugira umwana wawe ikintu gishobora kumukura mu bucucu, ahubwo we aba yirukanga avuga ngo bari kumufasha kandi batamufasha. Ubwo rero ugasanga rero umubyeyi nda ruhare runini afite ku mwana we kw'ibyo bintu baba babigisha. Haleluya. Rero aha hantu harakomeye cyane. Kugira ngo ukure umwana aho hantu biba bisaba imbaraga nyinshi cyane. Mwibuke cyane cyane ko bano bana bacu birigwana nabo, leta yirigwana nabo ku ishuri, nguko twaje mw'ibi bihugu. Hano uzi neza umugore n'umugabo bashobora gukora akazi, badakoze bombi babiri ntabwo babona amafaranga yo kubatunga. Ubwo rero leta aba yirigwana n'abana umunsi wose, kubera mama aba yagiye ku kazi, papa nawe aba yagiye ku kazi. Ugasanga rero weho ufata umwana wawe wavuye ku kazi, iyo amaze ishuri hari ahantu babajana ngo muri creche, ukabarindiraho kugeza igihe cy'uramarira akazi, ukaza ukabakurikirana. Ugasanga rero ibyo bintu byateye ikibazo. Niyo mpamvu Satana yaratugose, ni ukuri, cyane cyane twebwe abanyafurika yaratugose, kubera ureba nda famiye ufite yo kuvuga ngo uraza gusigira abana, ugasanga abana kenshi na kenshi bari kwirira hanze gusa kw'iyo government. Haleluya. Rero niyo mpamvu Yesu Kristo yaje kutwigisha kugira ngo natwe tuve mwuko gugotwa kwa Satani. Haleluya. Uyu munsi turaza kureba ukuntu umubyeyi yafata inzira yo kwigisha umwana we cyangwa kumugarura mu nzira nyakuri, kugira ngo nawe azakurikire Yesu, ahamye Yesu kugeza gupfa. Abaye muri government kugira ngo azahamye Yesu bizamukomerera, bizaba ibintu binini cyane. Turebe ukuntu rero twebwe twahaye bano bana bacu uburozi, kaburetse tubyige. Icyambere twabahaye urukundo rwa fake, urukundo rutari ukuri. Kubera iki?
bihuha byo badushize mu mutwe byo kuvuga ngo nubwira umwana wawe nabi, nukubita umwana wawe nabi, cyangwa numukorera icyo ashaka, ngo bazaza bamufate bamujane ahantu bashobora kumukorera ibyo byabashaka. Ubwo rero natwe twaje turaza dusanga ko twahaye abana bacu urukundo rubi. Turabibona neza kubera kutambugwa abana bacu, twabahaye urukundo rwa fake. Urukundo rumeze gute? Kubera abana twabahaye ibintu bitabakwiriye. Icyambere, ugasanga umwana w'imyaka 2 ari kuri telefone. Icya kabiri, ugasanga uguriye umwana wawe laptop, ugasanga uguriye umwana wawe tablette, ugasanga uguriye umwana wawe ibikinisho bitandukanye, utazi n'ingaruka y'ibyo bintu, kubera ubushaka ko babona ko nawe ubakunda kandi wabibahaye ibyo bintu utabikunze. Haleluya. Ibyo rero byatuzaniye ingaruka yo kuvuga bituzanira ingaruka y'uburozi muri twe, kubera muzi neza ngo umwana ufite imyaka 2 akaba ari kuri YouTube, weho ngo umubyeyi uwo mwana wavuga ngo ari kureba iki? Ibyo rero byatuzaniye ingaruka, tubaha urukundo rudakwiriye, ngo kubaguririra ibintu bitabakwiriye. Umwana ndamanota afite ku ishuri, wamuguriye iPhone. Umwana ndangeso nziza afite mu rugo, ngo wamuguriye laptop. Umwana ngeso nziza afite mu rugo, ngo wamuguriye, ngo niba ari imyambaro sinzi ko yiteye. Ukaba nitwebwe rero twabishe, nitwebwe tutabikurikiranye neza. Iyo nubwo buryo bwa mbere twabonye ukuntu twabahaye urukundo rutari rwo, kubera twabahaye urukundo tuvuga ngo nitutabikora bazaza ku ishuri bavuge, baze bababake. Niyo mpamvu twabahaye, tujya tubaha utuntu kugira ngo nabo bishime, kwishima kugira ngo batababatwara, ariko muri bo baba bari gupfa. Niyo mpamvu usanga abana ba hano nda kinyabupfura bafite, ku ishuri nako ndakigenda, ndamanota bafite, imyambariro yabo nabo ndakigenda, kubera rwa rukundo twabahaye ruri nepu. Twabahaye urukundo ruri nepu kugira ngo tubigishe ibintu byiza, ahubwo twebwe twabigishije ibibi. Icya kabiri tugiyeho, icyatumye aba bana bakora kubu burozi. Icya kabiri, twumvira abana bacu cyane. Umwana araza afite ingeso mbi, umwana nda kinyabupfura afite, araje arakubwira ngo mama ngurira imodoka. Nawe rero kuko uba wumva abandi babyeyi bagurira abana babo imodoka, abandi babyeyi bagurira abana babo ngo ni amatelefone, abandi babyeyi bagurira abana babo ngo ba tablet, abandi babyeyi bagurira abana babo ibintu byinshi cyane. Ugasanga rero weho wumviye umwana wawe kuruta weho ngo umwana wawe akumvire. Turabumvira cyane, kandi kubumvira cyane nicyo kibazo kibazanamo, kugira ngo bazatwumvire twebwe ni ikibazo gikomeye. Haleluya. Kumvira umwana cyane ni uburozi nabwo twabahaye. Icya gatatu, ntabwo duhana abana, kubera byabihuha badushize mu mutwe bya guverinema yo kuvuga ngo uyu mwana akosheje ngo ndumuhane, uyu mwana akosheje ngo ndumukubite, ngo ibyo ni ugutoteza umwana. Ntabwo duhana abana bacu, niyo mpamvu twabahaye ubwo burozi. Bibiliya iravuga gute? Mu gitabo cy'Imigani 23 umurongo wa 13 utubwira ko ngo guhana umwana ni ngombwa. Umuhanye ndiyumva akaba atakumviye ku ijwi rya mbere, uzamucisheho akanyafu. Ni Bibiliya idusaba, uzamucisheho akanyafu kugira ngo agororeke. Bavandimwe, ntabwo nje kubigisha ngo muje mukubita abana banyu, ariko tugiye gufatanya mu buryo bw'umwuka. Tugiye gufatanya. Y'umwana utamuhanye ntabwo agororoka, y'umwana utamucishijeho akanyafu ntabwo agororoka. Ibi byose ntabwo ubikora kugira ngo umwana wawe ngo uramwanga, oya, kubera ushaka
ubikora kubera ushaka ko umwana wawe aba mu nzira nziza. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo uzafata akanyafu, kubera akanyafu ntabwo kazamwica, ni ukugira ngo agaruke mu nzira ikwiriye. Abana bacu rero guhanwa ni ngombwa, kandi gukubita, ndukubite ngo umwice, kubera hari ababyeyi abandi usanga yakubise umwana n'amaraso yari kududubiza, cyangwa yamukuyemo ijisho, cyangwa yamuvunye akaboko cyangwa akaguru. Oya, ngewe icyo Yesu ashaka kuvuga hano ni ukugorora umwana kugira ngo asigare mu nzira ya Yesu. Ndaje gukora ibikozi by'ibibi. Iyo babonye yakoze ibintu by'ibibi, ngo yibye, yatukanye, sinzi ibintu bya bindi uzi ko bishobora kumubuza ubugingo, Yesu Kristo arakwemereye ufata akanyafu cyangwa umuhane. Nibyo Yesu Kristo atubwira hano. Haleluya. Icya kane cyatumye duha abana bacu uburozi, nuko twahaye abana bacu umudendezo. Ubu mudendezo rero watumye nawe ufata bwa burozi. Uzi neza iyo wahaye umuntu umudendezo utamukontorora, usanga yarakoze ku bintu bitandukanye byamwicira ubugingo. Ku buryo bw'umudendezo rero uzasanga umwana agusaba ngo mama ngiye muri disco, ukawuha uwo mudendezo. Muri disco si wagenzuye neza ingaruka y'icyo kintu umwemereye? Ngo mama ngiye muri keremasi, ukamwemerera. Mw'iyo keremasi umuretse ngo agende, uzi ingaruka y'icyo kintu umwemereye? Ngo mama ngiye muri bisikopu, mw'iyo bisikopu si umutumyemo, uzi ingaruka izamugeraho? Twabaye abaretwa b'umudendezo, kubaha abana bacu umudendezo udakwiriye. Manza ugenzure neza ni wowe mudendezo ukwiriye umwana wawe. Uri umukirisitu, uri umusirikari, weho umuhaye umudendezo wo kujya kuryama muri kampingi n'abandi, ntabwo uzi ibyo barya, ntabwo uzi ibyo batekereza, ntabwo uzi ibyo biga. Bene data, uri umudendezo, wabaye uburozi ku bana bacu. Haleluya. Ugasanga umwana arakubwiye ngo mama ngo ngewe ngo ngiye kwa mushuti wanjye ndaryamiyo iminsi 3. Bene data, dukanguke. Ni gute weho watuma umwana ahantu utazi aryameho iminsi 3, utazi ibiryo byo bamuhaye, utazi